Ibyakugeragezaga byose uyu munsi birarangiye, kubera yuko Uwiteka uyu munsi ashyize iherezo ku byakugeragezaga. Ntiwasinziraga, wahoranaga ubwoba. Uyu munsi ugiye kuryama usinzire, kuko ibyakugeragezaga byose uyu munsi birangiye. Iri ni ijambo ryo kwizereramo, muri kumwe na Porofete Gildas. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 8 guhera ku murongo wa 23. Haravuze ngo, bakigenda arasinzira, mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati, databuja, databuja, urapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, ihindurije birahosha, haba ituze. Amena. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwo bari mu nyanja umuraba uba mwinshi, ariko bakangura Yesu kuko yari asinziriye. Umuyaga acyaha umuyaga ndetse n'amazi birahosha biratuza. Nawe Uwiteka ahagaritse ibyari bimeze nk'imiraba ndetse byari bimeze nk'ingorane ku buzima bwawe. Ibyo wabonaga ukagira ubwoba, ibyo wabonaga ugatinya, ibyo wabonaga ukarara udasinziriye, uyu munsi Uwiteka Imana irabicyashye. Ibyatumaga ugubwa nabi, ibyatumaga utaba mu byishimo, ibyo wateguriwe kubamo, byose Imana irabihagaritse. Ugiye kubaho unezerewe, ugiye kuryama usinzire, ugiye kunezerwa, ugiye kuba mu byishimo Imana yaguteguriye kubamo, kubera yuko byose byaguteraga ubwoba Imana ibihagaritse. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye yuko uri Imana igaragaje intsinzi, ukaba uhagaritse imiraba, imiyaga ndetse n'ingorane zose kuri ubu buzima bwa mwene data mushiki wacu, ukaba ukoze ibitangaza, ukamuha ibyishimo n'umunezero, agatangira ubuzima bushya, akabona ibintu bishya. Nushimwe, urakoze Mukiza. Haleluya. Turagushimiye kubw'iyo mirimo ndetse n'ibitangaza ukoze kuri ubu buzima. Izina ryawe nirishimwe kandi nirihabwe icyubahiro. Komeza uganze, ukomeze gutegeka mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikumpera umugisha.